Ndabasuhuje mwese mukomeje kudukurikira hano kuri Hope Hero. Amahoro y'Imana abane namwe. Kuko bisanzwe ninge Enos Rutebuka mugiye kuganira ku ijambo bafitiye uyu munsi. Mbere yuko dukomeza, reka tubanze twiragize Imana. Turagushimye, turaguhimbaje Imana Data, turagushima ko uri umuremyi wacu. Turakwinginze ngo mu byo dukora byose, aho tujya hose, ugitubere umuyobozi, utubere umujyanama, kandi natwe dukurikire ibyo tubwira. Tuzambaje mu izina rya Yesu, amen. Mu cyumweru gishize hari icyigisho twatangiye cy'imbuto z'umwuka. Ubushize twize imbuto ebyiri. Ntabwo nzi niba muzibuka, ariko abatazibuka nababwira ko twize urukundo ndetse twiga no kugira neza. Uyu munsi wa none ntabwo dusubira mu rukundo ndetse no kugira neza, ahubwo tugiye kwiga izindi mbuto z'umwuka ebyiri, arizo kwihangana ndetse no gukiranuka. Kwihangana no gukiranuka. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe izo mbuto uko ari ebyiri. Turifashisha ingero dusanga muri Bibiliya. Ese ni iki Bibiliya ivuga cyerekeye kwihangana no gukiranuka? Ese hari abantu tuzi bihanganye bagakiranuka? Ese umuntu yihangana ryari? Umuntu yihanganira iki? Bidatinze, reka twongere twibutse isomo ryacu dusanga mu Bagalatiya ibice 5 ku murongo wa 22 kugeza ku murongo wa 23. Abagalatiya ibice 5 umurongo waho 22 turasoma tugeze kuri 23. Ngo ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo n'ibyishimo n'amahoro no kwihangana no kugira neza n'ingeso nziza no gukiranuka. Umurongo waho 23 haravuga ngo no kugwa neza no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana. Urumva ibintu tumaze kuvuga. Umuntu agiye agira urukundo, akagira ibyishimo, akagira amahoro, akagira kwihangana, akagira neza, akagira ingeso nziza, agakiranuka, akagwa neza, akirinda, nta tegeko ryamuhana na rimwe. Nicyo ibi bivuga. Uyu munsi rero tugiye kwiga kwihangana no gukiranuka kuko namaze kubivuga haruguru. Reka turebe umugabo witwa Yobu. Ntabwo twinjira mu gitekerezo cyane ngo tumenye amateka ya Yobu cyane, ariko Yobu ni urugero rwiza cyane abantu bo muri iki gihe twakabaye dukurikiza. Yobu ni umuntu wabashije guhura n'ibigeragezo bitandukanye cyane. Yapfushije abana, yabuze ibyo yaratunze byose. Ntabwo ari byo gusa, byagize n'igihe n'umubiri we nawo urarwara, urabora, urabemba, uba ibisebe bigira n'igihe birashira haza inyama. Ntabwo zarangiriye aho. Byagize n'igihe umugore we aramubwira ngo ese wowe watutse Imana yawe, wakwihakanye Imana yawe ukipfira ko ntacyo usigaje. Muzi n'inshuti zaje gusura Yobu zimufasha gusenga, bakamara igihe kirekire basenga ariko bakabona nta kintu na kimwe kibaye. Inshuti zigera igihe nazo zirigendera. Yobu asigara wenyine, asigara mu kigeragezo. Tekereza gupfusha abana bawe bose ubareba, ukabura ibyo warutunze byose, bikagira n'uwo mubana mu nzu musigaranye
akubwiye ngo yewe genda wipfire, ariko Yobu akomeza kwihangana cyane. Yobu arizera, yari afite isezerano ry'Imana. Yobu yanga gutuka Imana, ahubwo avuma umunsi yavutseho. Ni ukuvuga ni nkaho yifujije, ni nkaho yavuze ese navukiye iki, ariko nubwo yabivuze yagumye mu birindiro. Hari n'abaririmba ngo Yobu yarageragejwe, ngo ibishuko byaraje, amakuba yaraje, ariko Yobu arihangana, akomera ashikamye. Ese wowe udukurikiye muri aka kanya, aho wihanganira ikigeragezo unyuramo? Ibigeragezo biratandukanye, ni byinshi cyane. Ubyitwaramo ute? Cyangwa uradohoka ugahita uva mu bigeragezo, uva mu byo wari urimo, kubera ko ibigeragezo bikwanye byinshi bikakurusha imbaraga? Aho kwizera kwawe kwaba ari ukuwe? Gukiranuka kwawe se ni ukuwe? Yobu yarihanganye, kandi Yobu yakomeje gukiranuka. Niyo mpamvu Yobu yanesheje. Nawe ushobora kwihangana, nawe ushobora gukiranuka, nawe ushobora kunesha. Bikunaniza iki? Yobu ni urugero rwiza. Urundi rugero twabona narwo rudutera imbaraga mu buryo tugomba kwihangana kandi tugakiranuka. Ngira ngo muzi umugabo witwa Aburahamu. Uyu munsi wa none ntabwo turi busome amasomo menshi cyangwa ngo tuvuge ibitekerezo cyane, kuko abenshi muri twe tubikurikiye turabizi. Ahubwo turimo turibukiranya kugira ngo turebe ko hari ikintu twakwigira kuri abo bagabo. Turebe imbuto z'umwuka abagabo barafite, niba natwe twazigira. Kwihangana no gukiranuka. Ese wihangana ute? Aburahamu murabizi uko byamugendekeye. Abashaka kubireba byinshi cyane bareba ibyo tugiye kuvuga, biboneka mu itangiriro mu gice cya 12. Aburahamu abaho nta rubyaro, ariko aza kubona isezerano ko azaba sekuruza w'amahanga. Arategereza we n'umugore we. Ubu munsi ndavuga kuri Sara, ntabwo mvuga ku wundi muntu. Ndavuga Aburahamu na Sara, ntabwo mvuga wa mujakazi wabo. Aburahamu abaho ngaho arategereza, agize imyaka 100. Sara agize imyaka 90. Babona kubyara umwana wabo w'umuhungu. Ntabwo tuzi igihe Imana, ntabwo nibuka neza igihe Imana yabahereye isezerano ivuga ngo muzabyara. Ntabwo nzi imyaka yari afite, ariko uko biri kose igihe isezerano bariboneye n'igihe baboneye urubyaro harimo igihe kirekire. Icyo gihe kirekire Sara yakomeje kukihanganira, nubwo Aburahamu yashatse gutezuka gakeya, ariko Sara yarihanganye cyane. Arihangana. Igihe kigeze ku myaka 90, Sara aratwita, arabyara. Nawe utekereza umuntu imyaka 90 muri iki gihe cyo? Ntabwo nzi ko bishoboka ko ku myaka 90 umuntu yabyara. No kuri 50 cyangwa 70 biba byarangiye, ariko ku myaka 90 Sara yarabyaye. Tekereza kwihangana igihe kirekire. Kwihangana bibyara kwizera. Yari yizera isezerano Imana yamuhaye ko azabona urubyaro. Kwa kwizera bari bafite, Imana yarabasabye ati nshaka ko mujya gutamba uwo mwana. Tekereza kujya, noneho wa mwana ubonye w'ikinege, umubonye mu zabukuru, noneho Imana iravuze ngo nawe muzane umutambi
umwice aveho birangire. Aburahamu yakomeje kwizera ati Imana niyo yamumpaye, nta kibazo, ngomba gutamba uyu mwana nkamutambira Imana kuko nta niyo yamumpaye. Aburahamu aragenda ajya gutamba umuhungu we, ariko kwizera kwe no kwihangana kwe Imana yishakira igitambo cy'intama. Aburahamu abaranesheje. Ese musore uri ahangaha, mukobwa uri ahangaha, mudamu, mugabo uri ahangaha, ufite kwizera, ufite kwihangana? Ese wakora nkuko Aburahamu yakoze, ukemera udashidikanyije? Nahawe, nahanjye. Urugero nitugezeho, ntabwo nzi niba abasore muri iki gihe cyangwa se abagabo b'iki gihe babishobora. Birashoboka cyangwa se ntibishoboka. Muribuka umusore witwa Yosefu, ibyamubayeho. Abavandimwe be baramugurishije. Yosefu yibona ageze ibwami ari umukozi. Umwamikazi, umugore w'umwami aramukunda. Tekereza nawe gukundwa, reka tugereranye na perezida, gukundwa n'umugore wa perezida uri umukozi muri urwo rugo, noneho akifuza ko mwaryamana. Ese byagenda bite? Ko nzi ko twifuza muri iki gihe hari ibintu bigezweho cyane cyane biterambere. Twifuza kugura telefone nziza, twifuza kujya mu birori byiza, twifuza kubona abakinnyi bakomeye, abacuranzi bakomeye, tukumva twakwifotozanya nabo, tukumva twasangira nabo, tukumva twagendana nabo. Ni ibyifuzo dufite muri iki gihe. Twifuza no kubona ba perezida. Rero tekereza kwifuza ko umugore wa perezida, nabishyize muri iki gihe kugira ngo byumvikane neza, kuba yakwifuza kurarana nawe musore, nawe mugabo. Ese wamwemerera cyangwa wamuhakana? Wamuhakanira? Wamuhakanira? Ubwo se kubera umuhakaniye se bakakwica? Yosefu we ntabwo yitaye kuba yapfa. Yaravuze ngo oya, oya. Mu gihe dufata imyanzuro, kuvuga ngo oya birakwiriye no kuvuga ngo yego birakwiriye. Niba wemeye ikintu uvuga oya, niba utacyemeye vuga oya, niba ucyemeye vuga yego. Ariko Yosefu yaravuze ngo oya, yanga kurarana n'umugore w'umwami, yanze kurarana n'umwamikazi. Ese musore uri ahangaha, muri iki gihe wabishobora? Nahawe, nahanjye. Yosefu ni urugero rwiza twakwigiraho muri iyi minsi. Yosefu ni urugero rwiza rwo kwihangana, ni urugero rwiza rwo gukiranuka. Imbuto y'umwuka yari imurimo yatumye atakora icyaha cyo gusambana ngo ahemukire umwami. Ese acika intege agasambana n'umugore w'umwami, noneho umwami akaza kubimenya cyangwa akabafata? Amaherezo yari kuba yahe? Yari kumuca umutwe, yari kumubamba. Ariko kubera ko yagize gukiranuka, kubera ko iyi mbuto yo gukiranuka no kwihangana yari ayifite, yakomeye ku isezerano. Muribuka nuko yagiye agaburira bene wabo barashonje batamumenya ariko yabamenye. Ese wowe wabasha kugaburira abaguhemukiye? Wabasha gusangira nabo? Hari icyo wabamarira cyiza? Yosefu ni urugero rwiza cyane buri wese yakwigiraho muri iki gihe. Turihuta cyane ku wundi muntu. Hari umuntu witwaga Simiyoni.
nawe ni umuntu wagize kwihangana. Muribuka igihe umwuka wera yamusangaga cyangwa se marayika akamubwira ngo ntabwo azapfa ataragira ate, atarabona Yesu, atarabona Mesiya. Yarategereje, ntabwo yari azi Mesiya icyo ari cyo, ntabwo yumvaga icyo bavuga icyo ari cyo. Yarategereje kugira n'igihe bajyanye mu rusengero, Yesu yavutse, Simiyoni ahari, yaramubonye. Ese wowe ugira ibyiringiro? Ugira kwihangana? Ugira gukiranuka? Yesu nawe ni urugero rwiza rwo kwihangana, ni urugero rwo gukiranuka. Muribuka ubwo yageragezwaga n'umwanzi Satani, amubwira ngo hindura iri buye umutsima. Yesu akamusubiza ngo umuntu ntabwo atungwa n'iki, n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'ijambo ry'Imana. Yesu yabaye urugero rwiza cyane. Mureke twigire kuri Yesu, twigire kuri Aburahamu, twigire kuri Yosefu n'abandi benshi ntabashe kurondora. Tugire kwihangana, kandi kwihangana kwacu kutubyarire gukiranuka. Reka umwuka wera tuyobore, tuzambaje mu izina rya Yesu, amen. Turagushimye, turaguhimbaje Imana Data, turashima ko abanye natwe muri iki kigisho cyo kwihangana ndetse no gukiranuka. Ntabwo twabyishoboza tutari kumwe nawe, niyo mpamvu turaritse umwuka wera kugira ngo aze bidushoboze. Natwe tugirire neza, tuzambaje mu izina rya Yesu, amen.